Amazina yanjye nitwa Ivy, ndi umwana wize amashuri neza ku buryo nakagombye kuba mfite akazi keza, ariko naje guhura n'ikibazo kimwe gusa, being a woman. Kuba umugore byatumye inzozi zanjye zose nari mfite zibuza kubera ko nanze kwiyandarika, none ubu dore aho nisanze. Urahageze? Yumva. Urahageze? Uyu ni wowe? Kora. Ya. Umugeze muri Kigali. Sharo ko mbona usigaye warabaye umuzungu. Urukundeba nero nyitegereze reba. Kitegereze ndi muri Kigali uko bimera. Reba none nk'ibi. Ubu nawe uraje wakugiye bitege. Umva nari ngukumbuye impamvu. Ako uyu ntabwo ari wowe barampindura nyine ndi kubona mu maso. Ubu numva kuri bumbese ari byo bukira turi buze kubagira. Kumwe ndacyabwa duvurira ahantu kanga kuza. Umva we. Harya witwa nde? Yitwa neza. Nakubwiraga rwose. N'uyu wacu bari ahepfo. Cyaho. Ineza. Hano rero tunagaruka kutubona gutuwe mu kavuyo. Uri kunyumva neza? Yego boss. Imikino ishyire hasi. Shira baro hasi utuze. Turi kumvikana? Yego. Umva kuri mu boss wajya karisi. Umva nari ngikumbure. Shashara ntabwo ndi kubyumva. Kishigara ari heza. Naguye irisezerano. Nakubwiye ko nza kugeza mu murwa. None ndahageze. Umva. Rebera ko nza nta mataje arabakonze bakanzayubaka ubyemera se. Sha noneho umva ubu ndabyemeye noneho ureba ikizu. Nese hano hantu ko wagira ngo ni mu nzu y'abami cyangwa oya uzahamenyera hano twibera. Kiragera nyongereyo niyo dukorana tiyo kuba nyine batatu hangaha. Ariko nizeye neza ko nese uyu muntu ko yitonze. Ameze nka bya bipupe by'abazungu nta nubwo ari kuvuga. oya tutanye bwa busase bwawe. Nari mwikumburiye umva ndebera aho ntabwo nabyizera. Uracyo kagasuzanya kacu kanye dusuzanya. Nutsi ariko wabaye mwiza. Cyaro nawe usa uyobewe byare. Ubu nakugejeje Kigali. Aba nizeye ko ndahita mba umuzungu ndahita nza nk'uyu mukobwa. Uyu zini inzobe uzamurusha. Ugiye kugenda uke umere ne. Nose reka nkubwire. Byo koga rimwe mu cyumweru wapanga koga buri munsi. Boss yakwica. Koga buri munsi. Boss isa ara. Kurya rero cyiza cyane. Kurya ni gatatu. Ingo. Mitondo mukati icyayi. Saa sita tukarya. Narijoro tukarya. Urabeshya. Apana bya bijuma by'epfiri mu ndarya rikakigemo mu cyumweru akakigenderaho. Urabeshya ko ibijumba byawe bigiye kuzagica. Atari kubeshya ibyo kurya turya buri munsi. Gatatu ku munsi. Habisi. Ngiye kubyibuha. Ngiye mana we. Amazi apana ari byo kujya koga ku bwidamu pfiriye. Koga n'amazi aturuka mu hejuru muri cya cyuma gatugwa kujya koga. Nawe kunyirariraho kubeshya. Ngamazi aturuka he? Nkuko zimvura kugwaho. Ayo mazi sabaho na agent. Tugiye kuyakwereka se. Ngiye kuyakwereka. Amazi aturuka hejuru. Ngiye kukwereka mu cyumba. Reka mujyane nacyo. Hari amazi aturuka hejuru se atari imvura. Nubwo ndazabonera byinshi cyane. Shasharo ko numva nagiye kugira ubwoba cyangwa hano muraroga amazi aturuka hejuru. Boss aramutse akumvisha uvuze ngo hano bararoga. Yahita gusubiza mu cyaro atagutegeye. Ibi mubwira. Yakubwiye ngo gavanye ibintu by'imikino.
Kanga Ako boss wanyu nabonye akarishya ariko ni ikibongari. ugize ngo ki? Boss wanyu ni mwiza. Kandi we nakubonye rasubira ivu. Nuba ari iminsi myinshi na nitatu. Buraye bya utangiye agacanga cyo kureka urarasa. Rero kaga. Sharo nago nakubeshya mbega. Iki sigi ibintu utagiye kugirisha wa post do. Ineza si wamenyereye si wakoretsaho kurara ibintu byose Kupose bahanyeretse wamenyereye komeza mufasha agenda amenyera neza turi kumvikana uyu nguyu mumwerekere akazi kawe ngaha ni ugufura gusa turi kubyumvikanaho akazi kawe ni iki no kumesa ni ugufura cyangwa kumesa ubyita uko ushaka ibyo nikureba turi kumvikana yego nawe akazi kawe urakazi ni uguteka Kabisa. biriya bintu byawe byo kugenda ugateka ibintu ntazi iyo wavanye Bose nuko karagashiragira guhenda mwafange mwenda kiremita uvange uragenda ukagura uramukire waguze n'uwangaye ujye umenya ibyo guteka umenya ibintu turya hano n'ibyo tutajya turya turi kumvikana ntabwo bizongera nitwongera kugongana kuri kariya kantu ntabwo bizongera akazi kawe nawe urakazi ni amasuka ahangaha turi kumvikana neza nzongera kuza ngasanga ivumbi ahangaha nzongera gusanga ivumbi muri uru rugo uzambwira icyo ukora ahangaha uri kunyumva uracyakora icyaha Sikuhasaze kumwanze Umete nukuri kwibona urananze ku mukanze se akanya nukagira kabyo umva nari byo birari konshonje ubu ubugeze muri Kigali none ahanga ataramara na kabiri wisosonze utaye utanga amategeko cyase ibyo bihuriye n'igifu ndishonje umva ndashonje ahubwo niba hari ibyo wabitse manikoreremo Marero ubwira amusaze bose azakwica n'ugize araye amategeko ngo ako nukanyite ngo numbusazi no se tasaze ibizi kuno kugenda usakuza mu nzabose ngo cyara nese hano ni muri gereza babarira umva ubwo bwoba bakubitsemo ntukagira ubwoba wangu umva ndakuzi turaziranye ubwo turaziranye ntukagira ubwoba ntabwo niki habundi no kugendera ku mategeko y'abandi kugira ngo utagungana na boss nese njye kugura n'umukire urwara n'iki ntabwo nari nahishigiye guhisha mu kanya ahubwo umva ngo baza iki shaka koza cepe mari ukuntu nje niteguye nshaka kurya ntago ibiryo ntago urahisha ahubwo ubuvango bazagirukana ahubwo niba baziruka oya none se kubizi ko babanje gukora babanje kunywa kuvuga ngo pako pyara hanze bura bwatsi nare bwabive mu ryari ahubwo umva ngubwiye ingirishyize shaka koza kireka nshima Imana atakubageze nanga y'amahoro ubu nijyagushatse ko nabyacanze nyigeraho bitanyabugogo nyine narebaga biriya bimodoka biriya birunga mbi nari mbibonye umva mana yanjye noneho amazu yaho ariko kiza no kwenda boss wacu umuntu mwiza arazaga gufatanya bugogo akakugeza aha ntiyabura uvuga nibwo gambe nari ngiye muri cya kimodoka mana yanjye abakire babayeho neza cyane rwose rega ibintu natwe tuba tuzabibona ubu warabimenyereye jewe nta modoka se kari nanjye nayoza ujya unayigendaho gake nyine nshobora kuyigendamo siye siyo najemo uyigenda mugiye siye siyo najemo bose ajya gutwara uriya mubose nabonye ukari niyo tugiye umva nko ku muganda turajyana nkayigendamo rwose ujye guhaha
oya murekije mu muganda tujyanye umuganda mugenda ntarakiwe mbumva bubwira ngeri iki shano ureke mwanyine kuba turi kumwe mwe ndumva nishimye nakumva nayo ndishimye mani none n'imyaka yose rero ishize ukuntu nayo nkukumbuye ndishimye ndikumva byandenze mana ya arumbe nawe nese uri kubana bitanshimishije nyine byandenze nabuze ibintu mvuga mana yanjye none sasa buri kunyeretse ibintu byinshi cyane ibiki amasezerano disi twahanye ariko urabona ko buriya abantu bahanye amasezerano bari kumwe burya Imana ikomeza no kuba reba ko ugenda tukiri kumwe ukari tukajya dusengera Imana ibintu izadukorera ku buzima bwacu nyandere Kigali turahagera aya masezerano shaho kirengagiza nyirengagiza iki yeso nawe uri kubyirengagiza byibagiwe sharo ntago mbyibuka pe ideba imyaka duherukana imyaka ishize yose nawe uri kumwanga amasezerano reka mworohereze nta kibazo nendaga kuvuga gusubukura ibyacu nyine byanjye nawe se nubizi nyine ibiki se urukundo rwanjye nawe uzi yuko yandese nubizi koko ariko reka nkubaze ubu imyaka ishize uracyatekerezaga nk'uko watekerezaga mbere ingo utese nyine uri kumva waje mu mujyi gushakisha ubu uri gukora akazi ko mu rugo nanjye nagusanze nje gukora akazi ko mu rugo urumva twakundana bikavamo hari mu myirandati ndi wabonye ese ushatse kuvuga iki nese ubwo ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyumva uri igipfamatwi urashaka kuvuga ko urinda kuvuga ko nawe nyine mu bitavamo kuri reka nkubwire ngiye nsigaye mufata nka musaza wanjye ngo iki mufata nka musaza wanjye ntabwo ibyo bintu sharo ntabwo byakunda naje muri Kigali naje gushaka amafaranga ntabwo naje gukundana na bakaryara ubwo bakadogo baraba ntabwo byakunda none nuko nyise sharo urabizi turi inshuti ndagukunda ariko ntabwo ibintu by'urukundo byavamo nuko mbwiye nyine sheri wanjye nubigira intambara urabizi ko mukunda sibyo ariko ntabwo byavamo kabisa ushaka kuvuga ko utari ku cyiciro kimwe ushaka kuvuga none ahangaha nyine ugeze i Kigali utarahamara n'icyumweru iminsi utangiye kuvugishwa uhise unyereka ko nyine utari kuri buri umwe ntabwo ikibazo ari icyo ahubwo njye naje namara amaji ntabwo twakundana ngo bikunde nta mu myirandati ntabwo waba uri umukene waraturutse iriya nanjye ndi umukene abatindi babiri babane ubwo se byagenda gute nese ndakubwiye ko umuntu ahora iteka ryose mu cyiciro kimwe ubu se twe turushize none se ubu imyaka ishize nubwo wavuye mu cyaro wenda ego reka mbyemere waje mu mujyi ahubwo se n'ubundi ntabwo uri karyasi nawe nk'abandi bose ariko nako ni akazi ikibirega nuko nakicara nese gusa akazi ni akazi se ngenzi akamaramo igihe kinganiye nanjye sinifuza gukora ubuzima bwanjye bwose ariko ndabizi neza ko hanyuma ugakoza imyaka ingahe twagaheraho urumva nawe tugashyira hamwe ndabizi neza ko twazamuka oya ntabwo byavaho umva njye nayo waretse kuhinduka gutya waretse kuhinduka ubizi neza ko nta kintu na kimwe mu bushobozi bwanjye buke ubizi neza ko nta kintu na kimwe wigize umburana nta n'icyo nateze umva biriya byari ibya kera byararangiye nari nkiri umwana hariya ntabwo nari nakamenya ngo ibiki umva baya ahubwo bayi niba nta biryo byagumana ariko abanyagazaga amenamira amakuru wiriwe ute umaze bite umunsi wawe nabona usa nkaho wagenze neza mukuntu iki siko muraje ngo naguri hano hafi ushaka iki Remeje hano ibintu byandanye nshaka nuko gusa bari kuri ndi kukuranga avuga ati buriya mukobwa
ufite akazi akorana nanjye nk'ako nkora kuko ngiye kuza wara kuri gate munariya buraje kuri gate mamaze igihe kinini cyane bisobanuye ngo mfite uburambe burenze cyane hano hari nahageze inazo kimara kuyibona bisobanuye iki rero mfite ibintu byinshi cyane zibutazi rero muri kuvuga ati ndakureba ngo mfite ikibazo sebi Ntakibazo afite ndetse urashonje se basi nta kibazo afite ubushaka amenye se yo guhamagara basi suje hano gukora icyo ushaka iki nanjye mwitigeze nkakureba utigeze nkakureba nkakwitegereza nkabona nukuri pe wabuze ibintu mbene wakora bakuvuge uhitemo kano kazi ko kuza gukora mu rugo woza amasangani kore pe wese byute akuze ukuntu umeze uzana wowe ubyo mbona uzana wagombye kuba uri wowe wagombye kuba uri ahantu harenze uri sekreteri w'ahantu runaka wirukana abantu ukangaje abandi urenze utagakwiye gukora akantu kazi pe sinkubeshye nimpamvu ndi kukureba bakubwira ati bazi ni iki kintu cyaguteye kuza ugakora agakaje kugira ngo se nkora akahe ubona wakabura wowe nkurikije ubwiza ufite nkurikije ubwenge nkurikije n'ukuntu ureba nkurikije n'ibyo kuvuga ukuntu ubumbabumbamo iminwa nyine ku buryo umuntu ashobora kwita kwa nubwo wowe waba utarize wowe wabona akazi kandi karenze k'abantu bise wowe ugakwiye kuba uri ahantu uri sekreteri nk'uko urabikubwiye wirukana abantu nk'icumi ukangaje abandi nka 20 kuko ngana mu Rwanda sha wambaye mu matwi ukareka gukandika muri uyu mugoroba ngo bari bumve mu matwi pe muri iki se basi ukora iki se basi ntacyo urakoze imbazo kikote mbana hiyo kote jya agusendeka ni cyo uzane cyo kunywa se basi nibaze gukurikira umuntu nkawe by'umukoro burambaza iki nyamara mbona ari ibintu guhisha kandi wakambwiye nge ntabwo bigufashamo ntabyo urakoze kubwufasha bwawe nta kibazo mfite ndeka agenda mufobika se nanone mwana mungu koko mana wambabariye kareka kumvugisha amagambo ako wanaza ukandeba muri geto nyakubwira ko akantu ufite ndagiye nundakaze kandi ndagiye pe genda rero ndi geto yawe ko ari bo gusa kunure mwiza cyo wagiye ukanguka amahoro muri mukoro Shamana warakoze kunkura mu cyaro umva nkubaze waniza telefone ngifata amafoto ngohereza ba Karoli umva na ba Claude bose mana yanjye noneho bari abakobwa bo mu cyaro bangiyaga ishyari bari babona iki umva ngiye uri kumbona niza telefone nifata amafoto mboherereze mana yanjye yo noneho ndebera kino gitelefone ubanza ndahita mera nk'umuzungu umva nawe mukanya urahita umfata amafoto mana yanjye sinzi ukuntu ndi bwambara ariko akoze nta kibazo umva baranyira sindaba ndi mwiza ingo umva mana yanjye yo noneho reba ino telefone imbega ikugira nk'umumarayika ntago nabyize ndebera uyu ni ngiye cyangwa oya ntago ari njye ubikumbeze umva mana yanjye sha i Kigali ni heza kabisa ntago nari nzi ko uyu ni njye oya uri kumbe
uri kumbeshya mana we nese uramfata amafoto ryari kubera ko nago nshaka umfata amafoto ndi kugaragara ahantu hose umva ku buryo nufuza ndabifata nakibazo ku buryo Sharo kuri kundebo ariko ibika mubaze mbaza icyakuzanye nurakiza ndakizi nyine nase uri kukinyibutsa urakiza kandi no kugikora ubu nsaza ibyo uri gukora ariko uko ndi kubona ko muri ngiye gusubira mu kiruto maze kabiri hano reba uwo mwenda igihe wawutangiriye nene sira yose nanite ni wowe imyenda wafuze ejo cyangwa biko nabizi ko wayifuze ejo ariko uragira ngo uragira utwanishe na boss wakoze akazi kakuzanye ukazi ukareka kwiriguza kwifotoza ibyo byakuzanye ko ese Sharo weka kumbwira nabi none se ntabwo nandi kukubwira nabi urabizi neza kugira ngo nese n'ubwa mbere mbonye bira telefone nashaka kwifata amafoto noyeze ba Carole na ba Claude none se hari ikibazo kwifata amafoto umunota umwibiri nkahita ngo bande nyine nashakaga kohereza amafoto abantu ariko aba bantu ubuzana mu kazi kawe bazana mu kazi kugira ngo bigende bite nyine nashaka kubohereza babone ukuntu ese uri amagambo wambwiraga amagambo kuri telefone uri mu ndera kazi bizagenda gute mwiko bizagenda gute ubu se nibyo ukora cyangwa ushaka concept nese kugusebya guta akazi kanye sindi kugakora ese Sharo nubwo umuntu abona umwanya wo kuhumeka ngo abone nakanya ko kuruhuka ubu ngubu igihe nahere mfura ejo narabese reba intoki zatonyotse ngiye kurwara ibiki byose no kuri bine kubura karibyo ariko byibuze nawe wakanamugire n'inama ubu nasubira mu cyaro inzu usubira mu cyaro ariko Sharo najye ugabanya urwenge nsubira mu cyaro ntago bishoboka umva ahubwo reka mbabwire ntihazajye umuntu nkora kuri sheri sheri wawe ndi kuvuga boss umva mu minsi mike uriya mu boss ayo mureba mu minsi mike araba ari sheri wanjye ino nzu ndaba ndi kuba control mwega muzamura abakozi banjye nubwo nimushake mutangiye mu nyubahe ndesheri wawe boss kuri kwirebeshwa iriya se ari hariya boss azaba sheri wanjye Sharo ureka umbwire none boss abayishira gute bigenze bite umva ukuntu namubonye nanjye rega nago nubwo nabaga mu cyaro ariko se ko kera wari umwa kuri guse ubizi neza ko niwanyura n'ugeze n'ibicu usigaye ufite ibicu usigaye ufite wayikuyeko katari ukunkuzi ineza narinzi katari wowe Sharo reka mubwire duherukana muri 2010 kangahe none tu 2026 uri kumva nyiri wa ineza wa mbere waruzi nyine witondaga umva iminsi yarahindutse uri kumva naye narahindutse nabaye umukobwa mukuru bunzi icyo nshaka umva ahubwo reka mubwire Sharo mutangiye mu nyitwararike wowe nuriye kuko mu minsi mike muraba muri udukozi twanjye mbakoresha nk'amapunda uri kumva ibintu ritangiye kunyibwirishwa umbwira nabi reka mubwire Sharo turaziranye ntihakagire umva mu minsi mike ndaba ndi umugore wa boss uzabibona umva uzabibona sheri reba ari ndi umukobwa mwiza nubwo nabaga mu cyaro umva umujyi uraje unsirimure boss azanyemera nzaba umva mara yanjye kuri kundeba uko nushaka utangiye witwararike Sharo kuri kundeba uko ntabwo nzi zogira inama noya inama bwoko ki niba uri gushaka amafaranga ndukuri kw'Imana none ntabwo uzasubira gusa bizagenda ute uzasubira mu cyaro n'umuramba njyewe kigaruje gukiramo ntabwo yize umva boss mu minsi mike bana yanjye se baba nzi ko wahindutse katari ukunkuzi katari uko wari uteye byagenze bite Sharo turi 2026 narakuze nabaye umukobwa mukuru mbabarira njye nyeneye umugabo kandi umugabo nyeneye naramubonye uri kumva reba uri uko ari kurora boss nariyitabye nasize imyenda mu kabati uyifate
ugende uyifure kandi neza turi kumvikana Yego. numara kuyifura urufunguzo uruhereza Sharom uri kubyumva ibindi araza kubikora Yego boss. turi kumvikana Yego. Zawizeyi naruka yizayitsa. Oh my god. Umeze neza umva mbe mu cyumba cya boss ako ni bogari none yari yambaye isengeri ibituza biri kugaragara umva numvaga ngiye guhera noneho umva nibwo gambere ninje mu cyumba cye imyenda mbega wajya mu cyumba cye ni bwami mu cyumba cy'abami mbega umusore yo ni mwiza cyaza umva uriya ntago azancika ibyo yanyigiraho byose kuri aba yikarishije ni iby'iminsi mike nanjye ko namuzira uriya musore ancika n'abarwayi ntabwo nabanze icyanzanye mu mujyi mana we umva reka mumubwire uriya mubosi ni we wanjye tugomba kuzabana naho ubundi uve kuri buriya busore bw'ubukene bw'ububwa budafite n'ikintu bwakimarira mu buzima umva buriya nta kintu bwamarira nta n'ikintu twavugana umva bosi ni we wanjye kabisa awe yo Zvidise ko umuntu mu gikoni zimeze gute murabwira ngo zimeze gute yaratize nawe uraje nawe uraje yimbwira telefone mbona inkuru zimeze gute se umva nayo ndi kumutera inkuru za bose ukuntu mvuye mu cyumba nende umutera inkuru za bose ukuntu mvuye mu cyumba mbega icyumba mu cyumba cya bose se kora biki kutambwiye ko mu cyumba cya bose ameze kuriya ko nawe uri umwanzi mana we umva kiriya cyumba agiye kuzajya nyinjiramo buri munsi karibwamira cyaza abakire babayeho neza gukora biki abandi se bakora mu byumba bya bose babiki uzi kubwire se umbwire iki ushinzwe gukora mu cyumba cya bose suriye ushinzwe amasuku neza ibyo birakureba asuye mu cyumba cya bose kora biki wowe hano ushinzwe abakozi nagiyemo mu cyumba cya bose
nari ngiye kumurebera ibintu byiwe. ariko se wahinduye n'iki katari uko wari umeze mbere yose umuhungu ubwo bukeye yabona ati navugana nawe nawe ujya amagambo ni ngombwa usubiremo ibintu byose twavuganye. it's okay nta kibazo ariko nawe basi nawe ubwawe ku giti cyawe ujye wiyubaha pe. none se ntabwo kwiyubaha se bivuze iki? wabaye undi muntu mbabarira aho kugira ngo mpfire mu bukene. Njye navutse ndi umutindi nzapfe ndi umutindi. Umva narabikubwiye naje muri iyi Kigali namara ubuse kuzabura byose none indubura byose n'Imana nkamana sheri ntabwo bibaho mbura byose uza cyuteye impungenge pe. ariko ujya wibuka ujya wibuka tucyo mu cyaro urya umwana mwiza. Umva ko ari mu cyaro nyine aha ni mu mujyi. Aha ni mu mujyi wiyibuka nase ndakubashye ko kuva i Kigali bisaba kuba umusazi. Ntabwo ari ugusara kubuza icyo ushaka no gusara ni ibintu bibiri bitandukanye. Ngenzi icyo nshaka nzi cyazanye ikintu ryariyo ni uby'ukuri wamajije kwadirika pe naho narenze n'igaruriro. none uko utangiye kungira inama wagira ngo ni papa wageze. ego ye ngaho komeza nta kibazo komeza nyine komerezaho. ariko ukuntu wigize sere nibyo bitangaje. wabona sindeda nabyo cyane umva izo nama zaba papa zihorere. Umva njye naje muri Kigali nzi kinzanye naje gushaka amafaranga ku neza no ku nabi uri kumva. Naho izo nama zanyu mujye muzireka umva nzayabona mu buryo bwose bushoboka uri kumva. Kandi izo nama zawe zijye kambihorere mwega mwararimba. ariko bana bawe ndarushye. Ariko Kigali ni nziza. Umva ko muri kundeba uko ese ntabwo mwafasha no mu kubyina ibyo ni ibyahi. Wowe se ko wihweresheje sinjye mutwaye ariko ndarushye mara yanjye. Noneho murebe ukuntu nambaye uyu munsi ninjye na boss haracu wambaye. Noneho bya bindi anyikoresha njya mu cyumba kansora akanuka hafi no kunkubita. Uyu munsi murebe sheri umva aranyizwa n'iki. Ngiye kujya kumureba mu cyumba umva sinambaye neza kutavuga. Ngiye kujya kumureba mu cyumba mana. Noneho ejo nshaka kuzaba mushombye. Ese wowe uri kunsuzugura nushaka utangiye imyitwararike kuko ejo sharo haya umva ahubwo ndaza mu kanya mugume hano n'ubudi muri kujyugera twatugambo twandaje mbabwire mana cyakoze umva mana ntabwo nari ko nsigaye meze kurya nsigaye neza umva bayi ndaza mbabwira ibyabaye.
waje gukora cyanga waje gukora cyanga muri iki cyumba cyanjye wambaye gutyo kuva ryari winjira mu cyumba cyanjye wambaye gutyo bosi iki wakomanze ninde ukubwiye kwinjira mu cyumba cyanjye wambaye gutyo boss narinje mbabarire sinzongera kukubona uje wambaye gutyo mu cyumba cyanjye turi kumvikana yego boss n'undi munsi utazongera kubikinisha uzangaha mbona nasohotse wagiye Rozete. Ni sawa. Rozete se kubona umeze ukuntu warwaye? Ndumva narwaye ndumva nasi ukuntu umeze pe. Buse nise no kuva ryara? Umva niko nabyutse numva ntazi numvise wagira ngo bankubitaguye ahantu hose ndikobora ahantu hose. Ariko ndaza kumera neza. Ngo n'umunaniro kubiri kose. Biraza kwikiza. Biraza kwikiza. Ngo n'umunaniro rwose ugerageze ushaka imiti baza. Uzi ko umuntu akerense ibintu ntabwo njye wumva baribwa mubiri biba bikerense birango umuntu yaryama nabyuke. Reka nta kintu naba kabisa haraho kajya. Kuki uyitara amagambo mabi ntabwo kabiguti kudutaka bikubuya wayi gusa nabandi ko ntaribone imiti nkazana ubutesi ngo birikiza biraza njye bikikiza nta kintu nawe imiti itariko twarayishaka ndetse umuntu yabukabara amafaranga neza tukabara amafaranga twagura imiti yawe kuvura urwaye gusa utumeranye iki shase mu ndamadeni mutanguriza mukatangira kubishyuza mu gitondo oya ariko rero nukuri kwe kujya kwa muganga kundabona n'ubundi kuntu umeze urakonje pe ukwiye kujya kwa muganga ndabizi ejo nzabyuka nakize none se kamubaza reka twizeye kuri buze gukira kuki buri gihe nyine umuntu akubona wicaye wenyine wigunze ufite ikihe kibazo mu buzima bwawe Shalom nta kibazo uretse ko bitandabura byo mu buzima busanzwe ariko rero ni ibintu bimaze igihe rwose urumva nasoje kwiga segonderi ndiga wasoje segonderi buriya nasoje kwiga ndi umuhanga mbona no kujya kwiga kaminuza wowe na polisi ariko ntabwo nagiye kwiga kubera ikizagenze bite urumva mama wanjye ninjye wagira njyenyine ejo yahise agiriye ibibazo ararwara nyine aba mu bitaro ubwo rero urumva nta kuntu ari kujya kwiga ngo musige nyine byose biba ngombwa ko nshaka akazi kugira ngo njye mugurira imiti niteho nyine niko kuza gusaba akazi nyine ahubwo se wowe bose wangaha muziranye igihe kingana gute buriya umunsi waziyeho nari maze nk'iminsi nk'itatu naje imbere y'iminsi itatu nese ko numva ibibazo byakubanye ibibazo ubu ni ukuvuga ngo wari uri umuhanga mu ishuri none se umuntu tuzaba ari twinshi si kuki nyine wahisemo kuza gukora akangaka cyane cyane umwana urije segonderi nishyize ko andi mahirwe nyine menshi wabona kutasha gukora akazi ko mu rugo utameze nkatwe erega naragerageje Sharon
naragerageje gushaka akazi nyine kurumva nari ndi umuhanga pe burangiye ndi umuhanga cyane noneho nkashaka akazi bakanakanyemerera ariko tugapfa ikintu kimwe bashakaga kwa kundi bashaka kugufatirana ngo mubanze muryamane kugira ngo uze gutangira akazi interview watsinze ibintu byose sharange ntabwo sinkunda umuntu nsuzugura ntabwo nanjye ibyo nabikora pe nakikorera akangaka nkarya duke nkiryamira kare kwihangana pe ariko rero igitekerezo nyine wagize ni cyiza aho kugira ngo buriya wiyambura agaciro kawe kuko agaciro kawe niko gasobanura uwo uriwe warakoze nyine kutajya muri izo nzira nyine zitari nziza sibyo hagaragaje nyine kuri agaciro kandi uranakihesha ibyo nabyo ni byiza ntabwo biba byoroshye ariko nyine nk'umukobwa kameme ariko iyo baza kuhanyiriza nk'umukobwa wanjye wanga uyu mukobwa wanjye ni kure mu cyaro ni izi ineza rwose bazi neza ntagatinza ubu ngubu ngira ngo ubu ngubu abo bose uvuga wagiye wanga bose baba baramunyuzeho igura mukobwa yari umwana mwiza rega nk'uko ubona umeze ujya gusenga kera tukiri mu cyaro yari umwana mwiza urumva yari umwana mwiza cyane yari wa mukobwa nyine urabizi abagabo dukunda abakobwa biyubaha bayidaho cyane cyane kugira ngo buri umugabo nyine atekereze cyangwa se afate gahunda yo kuba yakifuza kuba yabana nawe ni uko baba agendera no mu kwibaha uriya mukobwa ariyubahaga pe ku rwego nyine n'abantu bose muri karitsiye bose twabaga tumurwanira yari muzima cyane rwose ari umukobwa nyine ubona sinagaciro nyine za kinyarwanda ariko ubu rwose nyine sinzi icyamuhinduye pe abaye barahinduka ushobora dise urababona nawe afite impamvu zamuteye nyine guhinduka iyo umurebye ubona ataravuga ngo ni ubuzima ubona nyine abikorera gushyuha ameze nk'abana b'imyaka 10 n'ingahe ariko tunamuveho none se tukugarutseho ubu ngubu uricara nyine ahangaha ngo utegereze ngo igihe uri buze gukirira shasha arabwiwe rero ubwo urumva ubu mama yaba ari mu bitaro aryamye hariya akeneye imiti nabwo mba ndi mu budeni budashira njya guhembwa nishyura nta natanu ubwo nanjye nkajya kuzana imikino ngo narwaye none se ntabwo wari uzi ko ntabwo wari uzi ko unyumvira rero ntabwo wari uzi ko kugira ngo ubuzima bwa mama bukomeze kumera neza ariko ugomba kuba nawe umeze neza uri muzima kandi nyine mbere na mbere nyine manje gushimira kuko ari umukobwa w'umutima sibyo maze iminsi nyine mbibona aho nibana n'umuntu cyane hari igihe utabyitaho ugiye mu kazi ariko nyine ujya gusenga nyine nibwo buzima bwose unyujijemo umbwiye nyine mbonye ko wabaye intwari kazi sibyo kandi uzakomereza aho ngaho sibyo harya mwe kuri kubabara he n'umutwe gusa wagira ngo bankubitagwe ahantu hose n'umunaniro none reka njye gushakira ibinini by'umutwe sibyo wowe ugiye hariya uve no muri ino mbeho sidere ukuntu wowe wifubitse gutya sibyo akoze genda njye gushakira imiti yari hepfo ndaje sibyo akira mwagurutse nani ngogenda tuba tujyanye kwa muganga ariko ndaba tutabasha kugera sibyo nta kibazo kaze ngo imiti telefone yose nifite hafi iri ku muriro nimagenda ndaguhereza muganga muvugane mugore ko ari kwiyumva sawa Heriwe. Bese nyine nagushakaga. Shakira iki? Nyine nari maze iminsi mbona unaniwe kandi nyiba mu cyaro mama wanjye yajyaga akora ibintu bya massage no kunga. Rero nari nabuze uwaza nkagukora ka massage ukongera ukamera neza. Maze iminsi ubona naniwe. Massage mama
njye nakubwiye ko naniwe akazi kawe nakaye hano muri urugo kumesa bosi njye naguhaye akazi ko kumesa nakwirukana wowe ukava ahangaha utanahembwe akazi kawe n'ibyo by'amamasaje birahurira hehe kandi umaze kurengera ndaza kugufatira imyanzuro wowe mva imbere vagenda bigenze bite se kandi wowe mani uri kumbaza ngo bigenze bite kiriya kibosi cyayo ni ikigoryi bigenze bite se ese uriya mubosi wanjye akunda abakobwa cyangwa akunda abagabo ibyo sinabwirwa neza umva nagiye mu cyumba cye uri kumva reba ukuntu nari nambaye neza reba ukuntu ndi umukobwa mwiza uteye neza ndangije njya mu cyumba cye uzi ibinambwiye uzi ukuntu anutse uvuye mu cyumba cya bosi wambaye uko nambaye ute umva nawe ntunshingeho ntunyurire nambaye nte nambaye nte utuntu tureshya gutyo mu cyumba cya bosi tureshya ute nta n'isoni mugira mbega umubosi w'ikigoryi nabaho mu buzima bwanjye bwo nese wari ugiye gukora iki wambaye gutyo kwambaye ubusa neza ibyo birakureba ninde wagutumye ayo makuru uje unganyira ntabwo ari wowe nyibaragujweho umva reka mubwire nawe ntukanyurire kandi nawe bikubwiye witware neza mu minsi mike nzaba mabuja wawe uri guseka mana we ndi kumva nese undi wari uvuye gukora iki gukora iki abandi bajya mu cyumba gukora iki kuzi kubaza ubusa mutubabarire kubaza pe mana yanjye mwese ubindeho urasa kwambaye gukina amahoro ki avuye kwa bosi oke ngo avuye kwa bosi kaba byatumye yambara gutya akorezere ko byaciyemo byakunze se mabuja umushweshwe burije ngo mabuja wacu mugenze gute yaramwishe ntabwo bizoroha ndabona ko tuyobora bitarashyira rwose bigatuma yambara gutya kugira ngo se ngo bamukunde sinababwiye ko abantu bakunda abantu bambaye ibintu bigufi inzogera ziciye Biriwe boss. uzi bite Sawa ni sawa. man na ineza
ineza twabanye mu cyaro niwe wenyine nari nsigaje nizeye. nawe waratsinzwe. kweri nabonaga ari we muzima uzaba. Ibaza niba avuye mu cyaro nawe akaba agoranye ngo umeze gutya. Gusa uriya niwe wavugaga ngo uvuye mu cyaro umeze kuriya. Byandenze kabisa, birakabije. hari impamvu dutegura icyitwa nk'iri rushanwa tuba turimo dukora. Tudufasha kumenya abantu. Yego. Ariko ntabwo dutekerezaga ko byibuze nubwo bahinduka ariko bahinduke neza rimwe rwose. Ntabwo numvaga nanjye byagira kuri rare. Bitewe n'ukuntu wamuvugaga. Hana wakubise squatter boss. Gusa amusore nanzize kuba atankunda cyangwa se ko afite undi muntu yakunze kubera amafaranga hagatuma yitwara kuriya. Nje ntako nagize nagerageje gukora akazi neza boss wamaye. Kandi amusore niba mu kazi wamaye naritwaye nabi urabizi nta kazi ko twe twaravuganye. Niba ari naho naba narakubwiye nabi urabizi ko bitamvuye ku mutima. Ariko naho nta kigenda. Akazi kawe ugakora neza nk'uko nabishakaga. Uhagaze mu murongo neza nta kibazo. Kandi murabizi neza ko iri ngaburi ibanga rikomeye cyane rwose. Kuko ibi byose naruhiye nabutunze nshobora kubura mu mwanya muto nko guhumbya nshakanye n'umuntu udashobotse. Akaba ariyo mpamvu bigomba kumvuna bikamvuna ariko nkazabona umuntu wakure. Ndabizi bizatinda ariko bishobora kuzabaho.